Dutangiye episode ya mbere y'agakuru kacu ahangaha. Agakuru kacu gatangiriye hano mu ishyamba. Ubwo ngubwo hari hashize igihe Marina abana na Lava, ariko Lava yari yaramubeshye ko abana n'abandi bagore cyangwa se aryamana n'abandi bagore. Ubwo ngubwo Marina niko kuba yabimenya. Arangije atangira kuba yambwira ati ntabwo nkishaka kubana nawe. Ubwo yaje yirukanka yegera agenda areba inyuma. Nyuma aza kuba yakikubita mu cyobo cyari kiri aho ngaho gicukuye. Ubwo ngubwo Marina niko kuba yagwa mu cyobo, arangije atangira kuvuga ati ubwo ngubwo Lava yarari aho hejuru atangira kuvuga ati nakubujije wanga kumva, ati ubu ngubu ndatekereza ari ryo herezo ryawe. Disumva amagambo Lava yari afite ahangaha. Ubwo ngubwo yabaye yafata igitiyo cyari kiri aho ngaho ku ruhande, atangira akomeza abwira umugore we ati ubu ngubu ngiye kuba nagutaba. Ubwo ngubwo muri ako kanya Lava yatangiye kuba yanagitaka kuri Marina. Ubwo Marina mu cyobo nawe aho yaraye kuvuga ati se wambabariye ko nkukunda, ati ko ari uko namenye kuryamana n'abandi bagore akaba ari bwo ushaka kuba wangirira nabi. Ubwo ngubwo Lava we ntabyo yari yitaho, yaraye kumubwira ati ubu ngubu ngiye kugutaba uri muzima, ube wapfa nkomeze kuba nakibanira n'abandi bagore uko mbishaka. Disi cya Lava ahangaha gifite umutima mubi ndetse n'ikigabo cyuzuye uburaya cyane. Ubwo ngubwo cyakomeje kunaga ibitaka ku mukobwa ndetse kinarenzaho. Ndagira ngo nkwibutse kureba neza n'uba waradukoreye subscribe, n'uba utarayikora ube wayikora, ndetse like na comment ni ingenzi cyane, ndetse wibuke no kuba wadukorera share. Ubwo nyuma y'iminsi Lava amaze kuba yashyingura Marina, yagarutse ahangaha mu kazi nk'ibisanzwe, atangira kuba yakorora. Arebye neza atangira kuba yakorora ibintu bitameze neza. Ubwo muri ako kanya nawe nk'umuntu uzi indwara utajijinganyije mu nkorora cyane, atangira kuba yahamagara muganga, aramubwira ati se muganga, aturi hehe ko ntameze neza ngo nze ube wansuzuma ko mbona ubuzima bwanjye budahagaze muri good mood. Ubwo ngubwo niko kuba yahamagara umuganga, aramubwira ati mu minota 5 ndaba ngeze ahantu uri, ube wangenzura kuko ndabona ubuzima bwanjye buri mu kaga. Ubwo ngubwo nuko yabwiye muganga wiwe wari usanzwe umurebera ubuzima bwiwe. Arangije atangira kuba yahaguruka aho ngaho, ariko akirimo gukorora cyane. Ntabwo twari tuzi ngo iyo nkorora iri guterwa n'iki, gusa turabona atari inkorora isanzwe nk'uko dusanzwe tubona izindi nkorora zimeze. Mwibuke neza ibi ngibi bitangiye kuba byaba ari uko amaze kuba yashyingura umugore wiwe wa mbere Marina, ndetse wari umaze kuba yamuvumbura amubwira ko atakomeza kubana nawe kubera ko yaryamanaga n'abandi bagore, amubwira ko ndetse ari bumujyane mu buyobozi bakaba bamukatira urumukwiye ndetse bakaba banamufunga. Ubwo ngubwo umugabo amaze kumva ko Marina ashaka no kumufungisha, niko kuba yamwica. Ubwo umugabo barakwereka yari avuye ku bitaro, aza mu rugo ruri ahangaha. Turabona harimo umugore mwiza uri kuba wakwinywera icyayi. Ubwo ngubwo Lava yaje ahangaha atangira guhamagara ati Belinda. Ubwo Belinda nawe yarambitse icyayi hasi, aravuga ati se uyu muntu ari kuba yampamagarira iki? Umukobwa yari mwiza aho ngaho ndetse yicaye mu nzu yanakaranze akanyobwa. Ariko ubwo ngubwo Lava muri ako kanya yinjiye aho ngaho yacitse kime, ndetse ubona ko atishimye cyane. Ubwo Belinda yatangiye kuba yamubwira ati se wabaye iki noneho ko mbona bitameze neza ko utishimye mugabo wanjye? Kumbe disi Lava yari n'umugabo wa Belinda, ariko Lava yashakaga kubaho nka Salomo, nawe yashakaga kugira abagore 700 n'inshoreke 300. Ubwo ngubwo muri ako kanya niko kuba yaha Belinda rwa rupapuro. Belinda kwitegereza neza asanga umugabo wiwe warwaye kanseri. Ubwo kwifata byaramunaniye ndetse n'agahinda karamwica, aravuga ati ibi ngibi ntibishoboka, ariko ntacyo yari kuba yabikoraho kuko uburwayi bwari bwarangije kwinjira. Ubwo ngubwo yarongeye aramureba. Belinda arangije aramubaza ati se sheri, ibi ngibi ndi kubona nibyo biri ahangaha ku rupapuro? Ubwo ngubwo Belinda yakomeje avuga ati mani ibi ngibi ntabwo byaba ku mugabo wanjye. Disi ntabwo yari azi ko Lava agira umutima mubi ndetse ari indaya mwimbe, akaba ari n'indyarya. Ubwo ngubwo Lava aho ngaho yatangiye kumubwira ati ubwo nari ndi mu kazi numvise ndi gukorora bidasanzwe, ati nkoroye cyane, ati nibwo kuba nafata umwanzuro njya guhura na muganga. Ubwo ngubwo muganga nawe yakoze akazi kiwe, arangije nsorera ibizamini nsanga ndwaye kanseri. Ubwo Belinda niko kuba yahaguruka mu marira menshi,
Muri ako kanya ntabwo yari ari kumva ibyo umugabo we ari kumubwira, ariko Lava arangije aramwegeranya ibiganza byombi aramubwira ati humura sheri, ati ntacyo nzaba mu gihe tukiri kumwe. Uko nguko kwari ukwikomeza, ndetse ari no gukomeza kuba yamubwira ati kandi nindamuka ngiye uzakomeza ube wowe wishimye ntacyo uzaba. Ndetse mu magambo wongeye kugarura muri mudu Belinda yongera kuba yasekamo, ariko ntabwo yari yirengagije ibyo yabonye, ko yabonye umugabo wiwe arwaye cyane, ko kuba yamuhobera ndetse yiyumvira yibaza ati se ubu ngubu nzabaho gute umugabo wanjye Lava adahari. Ubwo ngubwo niko kuba yamubwira ati sheri turaza gushaka ubundi buryo tuba twajya kwa muganga babe bakwitaho ndetse bakwiteho neza ubashe kuba wakira. Disi Belinda ahangaha yakundaga Lava, ntabwo yari amuzi neza, ndetse nta nubwo yari yaramumenye ko yari afite undi mugore kandi yabaye yamwica. Ubwo ngubwo Lava avuye kwa Belinda yagarutse ahangaha, turabona hari kuza umugore wundi. Umugore ahangaha bari bamwise Rehemu. Rehemu yaje yegera Lava ahangaha atangira kuba yamubaza ati se byagenze gute Lava, ati noneho kuri ahangaha nkaba mbona utishimye. Ubwo ngubwo Lava yatangiye kuba yabwira Rehemu ati sheri ubu ngubu ubwanjye ubuzima bwanjye buri kwanga ndetse buri kuba bwarangira. Rehemu ubwo byaramucanze atangira kuba yakibaza ati se habaye iki. Ubwo ngubwo Lava niko kuba yatangira kumubwira ati ubuzima bwanjye buri kugenda buri kwanga gake. Niko kuba yakuramo rwa rupapuro yakuye kwa muganga atangira kuba yarohereza Rehemu. Uyu mugabo Lava yari afite abagore benshi koko, ndetse ari nacyo Marina yamuzijije kwinanira kwihangana we byari byaramunaniye. Ubwo Rehemu nawe niko kuba yafata ya dokima, arangije mu gusoma asanga umugabo yanduye kanseri ndetse iri kuba yamugera habi. Ubwo ngubwo Rehemu naho yari ahuriye n'abandi yatangiye kuba yamwegera ambwira ati humura mugabo wanjye ntacyo uzaba, ati ntacyo uzaba turi kumwe. Ubwo ngubwo niko kuba yamubwira ati nk'ubwo ndashaka kuba nagutembereza nkaba nakwereka utundi tuntu mu gihe ufite uburwayi bwawe turi gushaka umuganga wo kuba yakwitaho. Ubwo ngubwo Lava nawe yabyumvise vuba aramubwira ati ngaho inshira mu modoka ube wanjyana aho hantu turebe, nkwibutsa kuba wadukorera subscribe kugira ngo uzabashe kuba wareba akandi gace kazakurikira.